Abakunzi bacu murakarama. Abantu sizi impamvu dushinja ubuzima amakosa. Ubuzima n'isi muri rusange bisa naho bidahanganye natwe. Ikibazo akenshi nitwe abantu kiba kiriho. Niyo mpamvu rero ndashaka kukubwira ikintu cyitwa ibintu 8 utagomba kuzongera gukora mu buzima. Ese wihereza agaciro? Urashaka kubaho ubuzima butagira ukwicuza? Tega amatwi aya magambo na yawe. Nta kindi wongeyeho nitwa Mugisha hano akurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima kugira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye. Reba munsi y'iyi video ahagana iburyo ahantu handitse ijambo subscribe urahakanda ubundi witurize ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba 13,000. Ndashaka ntuzigere ukina n'amarangamutima y'undi muntu ugamije kwishimisha. Abantu dukunda kubikora tugakoresha abandi tutitaye kuko biyumva, ndetse rimwe na rimwe binagenda neza bikatugendekera neza. Gusa abo bantu nanone tuba dushobora kubabura by'igihe kirekire kandi burundu. Gukinisha amarangamutima y'undi ibaze abaye ari ingenzi kuri twebwe cyangwa se kuri wowe, warangiza ukaba wamubura burundu. Ntugomba kuzabikinisha, ntugomba kuzarekera na rimwe kandi kwiyitaho no gutuba uba mwiza kurushaho. Ubuzima nta mikino bugira, ibyo turabizi. Ntibwita ngo uzi ibintu bingana iki, ngo ufite ibingana iki, ushoboye ibingana iki. Nurekera kwiyitaho uzatangira kunuka. Iryo jambo ndumva hari aho murizi, hari ahandi murizi. Uzatangira gutakaza umwimerere, uzatangira gusenyuka, uzahinduka ivumbi ritumuka, umwuka. Ikintu kibi wazatekereza ngo ni ugutekereza ko udashoboye. Mu buzima ngo burya abantu badufata uko twabiyeretse, uburyo twigaragaza. Ntugatakaze icyizere mu buzima. Burya umuntu wizeye aba ameze nk'uhumeka umwuka w'ubuzima. Niwizera bizaba bimeze nko guhereza ubwonko bwawe rugari, hehe n'ubwoba muri bwo gutinya ibibi, ahubwo uzabwuzuza ukwiteza imbere no kwizerera mu byiza ndetse no gutekereza ibyiza. Iyo ni imico myiza pe. Uko byagenda kose ubuzima burakomera kandi buzakomera. Ntuzigire utakaza icyizere. Ni amagambo niko akubwira hano. Iteka uziyubahe kandi wiyubahishe. Kwiyubaha ni ikirango cyiza cy'umuntu wiyitaho. Irindi kosa utazakora, ntuzigire uhatiriza amahirwe. Nuhatiriza amahirwe mu buzima, urugero gusaba akazi cyane, uzafatwa nk'umuntu utazi ibyo arimo kandi bizagutesha agaciro. Igisubizo ni ukukarema akazi. Ngo burya byaba ari byiza kuguma kwigirira icyizere mu byo ushobora gukora cyangwa se gutanga kuruta gusabiriza. Ntuzagire ikintu na kimwe cyangwa se umuntu utesha agaciro uko azaba ameze kose. Gutesha agaciro abandi ubundi ntibyagakwiye kandi birarimbura. Urugero, abashakanye bateshanya agaciro rimwe na rimwe. Uyu ni umuriro ugurumana, kuko ni umuriro kubera ko bituma bumva badakunzwe. Uwo utesha agaciro bituma yumva adakunzwe. Ibaze kandi warasezeranye byinshi imbere y'uwo muntu. Ibaze gufata amafaranga ukayatesha agaciro mu bintu bitari ngombwa. Ibaze umunsi ibiguha ayo mafaranga byavuyeho kuzagaragara. Ni urugero aho ngaho. Burya nubwo isi yakubera mbi, ntuzatume icyiza kiba muri wowe gipfa ngo kigende kiburirwe irengero burundu. Nawe ujya ureba abantu ukabona bararakaye. Ushobora kuzuva abantu bakubwira nabi gusa ntubuzi ikiri kubibatera. Burya akenshi ntiturakaye kubera ko umujinya wenda kuduturitsa. Abenshi muri twe ni uburibwe bw'ibyo ducamo. Benshi tugerageza kubihisha gusa tuba twashize. Abantu nta shyari nta burakari, ahubwo barashize. Babaye ubushwangi, barashwanyaguritse. Abantu benshi twatakaje icyizere kandi intego zacu zaburiye mu myotsi. Barananiwe kandi barumiwe, babuze iyo berekera, nta muryango wo gusohoka ibibazo bafite. Bisa naho bishyura ubuzima ikiguzi gihambaye gikomeye. Guseka ibintu bitabarimo, guseka bijijisha. Tumeze nk'abari kurohama mu nyanja yo kwibaza, umuhangayiko, kurira tudasakuza, nta jwi dusohora mu ibanga. Tuzakubwira nabi nyamara nta rwango, ahubwo nta busohokero. Benshi muri twe dufite imitwaro iremereye itugendaho. Benshi biyemeje kugera kuri byinshi, indoto zabo zaragatangaza, ariko ubu buri joro barwana intambara zikomeye zerekeza ku ntego zabo. Benshi uko twari tubyiteze siko byagenze. Benshi twifuza gutanga, gutera imbere no kurabagirana, gusa ntitubibona. Ibizazane by'ubuzima biba bikiri ikibazo. Rero nubona umuntu unaniwe, arananiwe, areba nabi, ashobora no kuzakubwira nabi. Ntabwo ari umujinya, ahubwo ni ugushenjagurika.
isi izaba amahoro ryari? Ese isi izaba amahoro ryari? Abantu benshi bari kurwana intambara ngo bagere ku ntego zabo. Igihe twizera ko ejo ari heza. Imana izadufashe. Ibiganiro bya hano iyo igize icyo uvanamo, ujye wibuka guhereza ikiganiro like ko bigifasha kugera ku bantu benshi. Ibyo byo tumaze kubimenyera. Gahunda ni imwe, nimukore subscribe muri benshi, biduhereza umuhate n'imbaraga byo kubaha ibiganiro byinshi. Reka dusubire mu bindi biganiro. Nimube amahoro naho ubutaha.